Muraho murakoma amashyo gira amata ku ruhimbi, gira amata n'abo kuyanywa, tunga utunganirwe, hinga weze. Tubakiranye yombi ubwuzu n'igishyika kuri uru rubuga rw'amateka nyarwanda. Umugani wa Nyangufi n'abakuru be, igice cya mbere. Umugabo yari afite umugore maze babyarana abana 7 b'abahungu. Uw'imfura yageze nko mu kigero cy'imyaka 10. Umugabo w'uwo mugabo wari ukwasa inkwi, akazigurisha udufaranga two kumutunga we n'abiwe bose. Bari abakene cyane, bagahora bafite umutima uhagaze kuko batashoboraga kubona igitunga abo bana uko ari 7, kandi nta n'umwe wari ugejeje igihe cyo kwirwanaho. Cyarushaho kubatera agahinda ni uko uwo mwana wabo w'umuhererezi yahoraga batera impungenge, ntagire ikintu kimushimisha, agahora yigunze kandi ntavuge. Iyo yakoraga igikorwa cyiza giturutse ku mutima mwiza yari yirivukaniye, we yibwiraga ko akoze ikintu kidatunganye. Yari mugufi cyane ku buryo yavutse areshya n'urutoki rw'igikumwe, maze bakurizaho kumwita Nyangufi. Uwo mwana bari baramwishyize mu mutwe wose, ikibi cyose gikozwe muri urwo rugo akaba ari we cyitirwa, nyamara ariko niwe warushaga abakuru ubwenge n'ubwitonzi ndetse no guteganya. Yari yashamadutse, yavugaga make ariko akumva menshi. Bityo amafara atera inzara biyogoza rwose muri icyo gihugu. Murumva nawe umuntu wari ufite abana 7 ko yari akomerewe cyane. Kubahera nibyo ari mworoheye, ariko akomeza kugerageza ageza aho buri bahaza kubera igiciro cyari cyarazamutse muri icyo gihugu, bitewe n'inzara yaraje ari kirimbuzi. Mugabo amaze gushoberwa yagiye inama yo guta abana mu ishyamba. Inama amaze kuyuzuza ntiyahisha umugore we, ahubwo yahisha abana be. Mu ijoro yari ujye guta abana mu ishyamba, umugabo akangura umugore we kugira ngo amugire inama yari yungutse ku kibazo bari bamaze iminsi bibaza, cyerekeye ko bakwiriye gutunga abo bana. Ubwo ariko abo bana bari baryamye kare, umugore amaze gukanguka, umugabo amubwirana agahinda kanini ati, umva rero umugore wanjye, urabona neza ko ntagishoboye gutunga bariya bana, none niyemeje ejo kuzajya kubata muri rya shyamba nyanasamo inkwi, bazagenda baribwe n'inyamaswa aho kugira ngo nzabone inzara banyishira mu maso. Ibyo bizatworohera cyane kuko mu gihe bazaba bahugiye mu guhambira inkwi tuzabihisha, maze tugahindukira batatureba. Nimuyobore rero impuhwe z'ababyeyi. Umugore yamaze kumva amagambo amaze kwitwa n'inkuba, maze asubiza umugabo we ati, ubwo se byuvuze nibikuvuye ku mutima cyangwa se hari akundi wabaye? Nta n'isoni biguteye? Ibyo bisubiza aho bikuye. Wowe se kuri mukuru aho wabibonye, niwe ugiye kuzabanya muhamba babona? Umugabo kugira ngo yumve igisubizo cya kibyeyi umugore amuhaye, atangira kumutwama avuga ati, umva nawe ubwenge bw'abagore, gusa abo bana urabona tuzabatungisha iki? Njyewe nta kundi natekereje byarangiye, ndetse byuka witegure nawe kuko tujyana, singiye kuzabona abana banjye bapfa bagashinyagura. Umugabo akomeza kumvisha umugore we ko badashobora kubona icyatunga abo bana, ariko biba iby'ubusa. Umugore yari umutindi nyakujya, ariko umutima wa kibyeyi ntutume yemera kwijugunyira ibibondo. Umugore akomeza kwiyumvira, atekereza ukuntu inzara izamwicira abana mu maso, atekereje agahinda bizamutera, nawe yemera igitekerezo cy'umugabo we. Nuko araryama ariko amarira amuzenga mu maso. Ubwo ariko Nyangufi ibyo ababyeyi be bari barimo yari yabimenye kare. Yari umwana uzi ubwenge butangaje kandi ntiyagiraga ikintu na kimwe kimutera ubwoba. Yamaze kumvira ku buriri bw'ibyo se avugana na nyina, abyuka buhoro ajya munsi y'intebe se yakundaga kwicaraho kugira ngo ashobore kumva ibyo bavuga. Yamaze kubyumva neza asubira ku buriri, ariko ntiyabishya agoheka, ahubwo aratekereza uko agomba kubigenza kugira ngo we n'abakuru be bazashobore kwikura muri iryo shyamba. Mu museso bakarabyuka ajya ku nkombe y'umugezi wari hafi iwabo, atoragura utubuye twera, atwuzuza umufuka we maze agaruka imuhira. Ntibyahatinze abo barakeye, nuko wa mugabo abyutsa umugore we n'abana, ariko akaba yanogeje umugambi wo kubabwira ko noneho bari bumuherekeze bakajyana kumutwaza inkwi mu ishyamba. Nuko arabyuka nabo barabyuka, arababwira ati, uyu munsi muramenekeza na nyoko kugira ngo muntwaze inkwi. Umwe arazana izo ashoboye, hanyuma tuzishyire hamwe, hanyuma tuzigurisha amafaranga, noneho ahari yaba menshi tukayahahisha ibidutunga nibura icyumweru. Abantu babyumvise bishimira kujya kureba ahantu hakure bari kumwe n'ababyeyi babo, nuko bahera ko baboneza iy'ishyamba. Ariko Nyangufi yenda kugira icyo abwira abakuru be mu byo yari yumvise. Uburinda ashyikirwa rwose kuba ugeze ku musozo. Ramba wadutera ingabo mu bitugu, umanuye igikumwe cyawe ukakirambika hano hasi kuri subscribe, kunzogera no kuri like. Wanabarira amasangirangendo wawe inkuru usanze musozi. Nanone kandi wagira icyo usiga uvuza aho hasi mu gasanduku k'ibitekerezo n'ibyifuzo. Murakoze, murakarama.